imbwa n'intama byarabanaga bikaba inshuti cyane kandi byari bihuje umuruho. Umunsi umwe byicara ahantu hiherereye biganira iby'imibereho yabyo. Intama iterura ivuga iti iyo ntekereje amaherezo yacu muri iyi si nta gisimba na kimwe duhwanyije umubabaro, ibyo bikantera agahinda ndetse nkumva byazamviramo kwiyahura. Tekereza mbese ibyiza ugirira abantu, ubumvira iteka ukabararira ntubahemukire. Ingororano ikaba iyihe? Nta yindi itari ugukubitwa ndetse rimwe na rimwe bakakwica. Ngiyo ingororano yawe hano munsi, ntutegereze indi. Naho njye rero nkabambika ngaheka n'urubyaro rwabo, imirimo yabo ni njyewe uyifumbira, ntibashirwe batanyishe ngo bandye. Bakabaga inyama bakarya, impu bakagura amafaranga. Tuzira iki? Cyahe? Mbese ni ukubakorera, amaherezo bakatwica uko bishakiye. Ngiyi inyiturano yacu hano munsi. Imbwa nayo ubwo yari iteze amatwi inshuti yayo, kuko yumvaga ibyo ibwirwa ari iby'ihora ikorerwa na shebuja. Nuko ibwira intama iti ibyo uvuga ni ukuri, ariko ntitwakwigerera abantu ngo tubiture ibyo batugirira. Tuzajye ducisha make, yenda amaherezo bazabona ko natwe dufite umubiri. Ngibyo iby'intama n'imbwa byayagaga ubworo.